ndashaka kuza kugukanda bino biturugunyu bikuriho wagira ngo nugera mu Rwanda ngo ibintu nzagukorera uzajye kubikorera agashino ka nyoko bro, ukibagirwa yuko nyoko ukubyara arimo aratora amashashi mu Bugesera. Uburere bwiza ni umurage ukomeye umubyeyi udatunze byinshi ashobora kuraga umwana we kugira ngo azabe intwari mu isi y'iki gihe icumbikiye ibigwari byinshi. Gusa hari ubwo umwana yivukira agasukwe kwihariye mu bagize umuryango, ari naho havuye wa mugani w'ikinyarwanda ugira uti indi byara mweru na muhima. Ntabwo bisekeje ariko kandi ni ihurizo rikomeye kwisanga uri umubyeyi ubyiruye abana nka Kasuku cyangwa se Jihad bahisemo gukora no kuvuga byinshi mu byahoze bizira bikanaziririzwa mu muco nyarwanda ngo barashaka kuba ibyamamare. Nibyo koko kuronka ubutunzi n'ubwamamare mu isi iki gihe biragoye, ariko kandi bikenewe na benshi, by'umwihariko ababyiruka biteguye kwishyura ikiguzi icyo ari cyo cyose byasaba ngo basumbye ubutunzi n'ubwamamare umwami Salomo wabironkeye icyarimwe, ariko wabikesha ubwenge butarimo uburiganya bwinshi. Umunyarwanda ati izina ni ryo muntu kuko no kwitkuza bakiriho byumvikanamo gushidikanya gukomeye n'amatsiko ku hazaza hanyura guhabwa izina. Muri rusange wiswe na se umubyara uzaba akiriho sipiriya ariko wagahitamo kwamamara ku mbuga nkoranyambaga nka Jihad. Cyakora ubwamamare bwe ntibuvugwaho rumwe kubera amahitamo agoye yakoze yo gukoresha mpangara ngo uhangare n'imvugo nyandagazi nk'intwaro ze zikomeye mu kazi ke k'itangazamakuru akorera kuri murandasi. Ubukari bw'amagambo yatyaye nk'inkota y'amugi abiri uzabusanga mu myanya izwi nk'amaspace cyangwa se amalive amenerwamo amabanga arimo n'agize ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga nka X, Instagram na TikTok. Rero Jihad nk'ibindi byamamare byose nawe afite abafana n'abakunzi benshi, ariko bamwe muri bo bamunenga gukoresha ibitutsi n'imvugo nyandagazi mu gihe ahanganye nabo batumva ibintu kimwe, dore ko banamaze kugwira. Uyu musore wagirizwa ubutinganyi n'abamunenga avuga ko ari we mwami w'amatiku ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, ndetse ayo matiku niyo akunze kuba imbarutso yo guteza akamvuyeye ku mihanda y'imbuga nkoranyambaga. Birumvikana ntiwagira amakare nk'ayi ngo buri kwisanga mu ntambara za hato na hato z'ubutita n'abo bahuje ubwamamare ariko batumva ibintu kimwe, zirwanirwa kuri murandasi ndetse zimwe yarazitsinze izindi ziramutamaza. Mu kiganiro cyacu cya none rero tugiye kurebera hamwe ibyamamare bitanu byagerageje kumuhangara, bimwe bikamuta kuba akajwiga ibindi bikagwa miswi, mu gihe hari n'ibyo yakubise inshuro mu ntambara z'amagambo zaciye igikuba ku mbuga nkoranyambaga. Wageze kuri Jafem Entertainment kandi cyo gukora urakizi. Ikaze rero mw'isi y'ibyamamare aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Nitwa Shadrack Niyonshuti, nimunyemerere dutangire gutya. Ku mwanya wa gatanu turasanga amakimbirane njyana muntu hagati ye na Kasuku bahuje ubushizi bw'isoni ariko bapfa kahora mucyurira ko ari umutinganyi. Mu mpera z'Ukwakira kwa 2025 nibwo amakimbirane hagati ya Jihad na Kasuku yongeye gututumba, nyuma y'uko Jihad yikomye Kasuku ngo wari uherutse kumvikana amuninura avuga ko yavuze nabi je kurembejwe n'uburwayi. Icyo gihe Jihad akimara gukorwa mu jisho yahise akora ikiganiro kibasira mugenzi we Kasuku ngo wari umaze igihe amwendereza, yewe ntiyanatinya kumucyurira uburwayi bw'uruhu yari aherutse kumubonana mu irugu. Woweho noneho ndashaka kuza kugukanda bino biturugunyu bikuriho wagira ngo usinzi naho uyogosheshereza na saro ubundi uyogoshesherezamo wakagizi yawe wenyine kuko ndabona watera ibintu izi ndwara. Ikindi nujya kuvugana nanjye uzabanza urebe ukuntu meze no mwirugu ryanjye, iyi pfupa imeze nk'iyi ngurube. Reba ukuntu warubaye, dore ikintu kigutera kuvuga kumvuga nabi nta kintu nagukoze, sinkumanye sinanakuzi. Ibi ni ibiki? Banza wivuze ibi ngibi nibyo biri kubigutera, uraza kuza urebane na Jihad. So nujya kuvuga Jihad ukamushyira mu kanwa kawe uzabanza ukore ku muburu umbwire yuko bitari gutonyoka. Nukira biriya bintu tuzabasha kudiringa kuko nzaba ndi kudiringa n'umuntu muzima. Narakwihoreye koza ibiganiro byinshi tuka Jihad ariko ndashaka kukumenyesha yuko wowe urutwa n'ipusi zanjye zikurusha isuku zifite shapo. Bukeye bwaho Kasuku nawe yahise amwatsaho umuriro maze amukuraho ama episode cyangwa se uruhererekane rw'ibiganiro bimusesereza, ari nako amwibutsa ko ari umutinganyi utabyemerera mu ruhame ndetse anamuhishurira ko amwanga urunuka. Ku munsi w'ejo nabonye arimo aransekera uburwayi bwanjye ndimo ndanivuza, arimo aravuga ngo ni ibiturugunyu wabyita indi buriya
buriya kiriya gitinganye kigira imvugo iremereye kandi imvugo igaragaza ubugome cyane. Niyo mpamvu uriya nanagikunda na gato, njye ndabyemeye rwose, mubabarire kuko imvugo gikoresha ni imvugo ibiremereye cyane. So uru rutinganye ngo ni jihadi, sinzi niba wenda kigira ubwenge bwa muntu, kuko mu umutima wacyo n'ubwenge bwacyo ari nk'ubw'inyamaswa nk'amadubu, amasiha n'ibindi binyamaswa by'ibigome nyine biba mu ishyamba. Sinavuga ngo uri umugore, sinavuga ngo uri n'umugabo, nuvuga ngo ikintu cy'ikirogoryo kiri aho ngaho kirirwa kiyemera ku mbuga nkoranyambaga n'ibiki byose, kikaza kikigamba ngo kiba mu nzu y'ibihumbi 300. Abandi bageze ku nzu z'ibihumbi 3 by'idolari, we ngo mu nzu y'ibihumbi 300 ku manywa. Njye narabikubwiye Poro, narabikubwiye, ndakubwira ni igihe iyo ndwani ya shikara, uraseka ngo runaka ngarwaye ukirwa hariya uvuga ubusani biki byo ngo nugera mu Rwanda ngo ibintu nzagukorera uzajye kubikorera agashino ka nyoko bro. N'ikindi gihe jewe ntuzongere kujya umenyera ngendo umuhungu w'igikona. I don't play no game motherfucker. ngo nugera mu Rwanda ko mpamaze igihe kingana n'ukwezi n'ibintu birenga, wakoze iki koko? Wakoze iki? Nkeneye kumenya ahantu so ari. Ntabwo ari story dushaka gukomeza kubyumva